ko Beata Musengamana yamaze gushyikirizwa inzu yubakiwe n'ubundi aho yaririmbiye iriya ndirimbo Azabatsinda Kagame niho inzu yubatse. Beata Musengamana turamufite ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire imbamutima ze, se mu by'ukuri nyuma yo kwahimbye indirimbo ubuzima bwe bwahindutse gute. Beata, ikaze mu makuru ya Radio Rwanda. Mwakoze cyane. Umeze neza? Ndimeze neza ndamahoro. Yego, twabibonye ku mbuga nkoranyambaga. Iki gikorwa wacyakiriye gute? Se mu by'ukuri inzu watangiye kwiraramo ubu ngubu uri kuri matera nziza mu makaro meza, bimeze bite? Yego, igikorwa nacyakiriye neza cyane n'ibyishimo byinshi. Nshimira imiyoborere myiza, nshimira FPR, umuryango wa FPR muri iki gihugu. Ibyishimo ni byinshi. Matera nziza ndaziraraho, amakaro nyarimo, inzu nayigezemo. Uretse ko izamurikwa ku mugaragaro mu cyumweru, mu mpera z'iki cyumweru tugiye gutangira. Yego, ugereranyije naho wabaga, ubuzima bwawe bwahindutse wiki uyu munsi? Ubuzima bwarahindutse cyane. Ibyiza, umuryango wa FPR nta kintu utakoze, inzu turimo ni nziza, irashimishije ku rwego rwo hejuru. Abana bose bari ku ishuri, ubufatanye ku muryango wa FPR. Ndetse baritegura no kumpa inka mu cyumweru gitaha, nyine mu mpera z'iki cyumweru aribwo inzu izaba imurikwa ku mugaragaro, ndetse n'iyo nka izaba yahageze. Yego, mu kwinjira muri iyo nzu, ese wenda muri quartier barimo barakubwira gute? Cyane cyane ko amakuru twamenye nuko yubatse hahandi hafi yaho wari usanzwe utuye. Wabonye abandi baturanyi bakubwira bate? Abaturanyi barishimye cyane, bishimiye iterambere ryaje iwacu. Baransura umunsi ku munsi, turabanye nk'uko twari tubanye, baranezerewe cyane, barabyishimiye pe. Mu ndirimbo yawe hari aho wavuze ko iterambere riri iwanyu, ngira ngo noneho rya terambere na ya mashanyarazi urimo urayakoraho. Amashanyarazi arimo ndiba ndayakoraho, amazi mu rugo nayo yahageze. Ibintu ni byiza, birashimishije. Yego, wenda tugana ku musozo, inzu tubwiye ko bazayitaha mu cyumweru gitaha, ariko we wamaze kuyibamo, ni inzu ingana gute? Se ifite ibyumba bingahe, kugira ngo tunabashe kumenya neza isura y'inzu Beata yahawe? Ni inzu ifite ibyumba bitatu binini na salo na korodori. Mu nzu harimo dushe na tuwarete. Yego, n'ibikoni n'ibikari, ndetse n'ikiraro cy'inka cyubatse neza cya kijyambere. Yego rwose. Tubwire no ku buhanzi, Beya, tubwire no ku buhanzi, ubu imbaraga uzishyize hehe? Ku bijyanye n'ubuhanzi, imbaraga uzishyize hehe? Imbaraga nzerekeje mu gukunda FPR, sinzacika intege, nzagumya gukorera umuryango. Nzagomeza gukorera iki gihugu muri rusange. Ibihangano byo birakomeje n'ubundi. Ariko nshimye cyane perezida wacu, kuko ari siroga ivuga ngo umuturage ku isonga. Perezida wacu niyo soko tuvomaho. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ibyiza byose FPR ikora ibitozwa n'umutoza w'ikirenga perezida wacu. Ndamushimye muri rusange, nshimiye n'umuryango wa FPR. Mu masegonda 30 wongera twibutseho gatoya kuri Azabatsinda, akantu gatoya hanyuma tugushimire. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, n'ababunze amagambo byari byabananiye. Urakoze cyane. Ngo ni Beata Musengamana, amarangamutima ye arishimye kandi aranezerewe nyuma yo guhabwa inzu. Wabyumvise ko ari inzu nziza Feridina. Ni byiza.